Rero ababwira igiteko riteganya ingingo ya 70 iravuga ngo kutagira n'amasezerano yo gushingirwa mwaduhakaniye. Iyo biramutse bonetse nyuma y'igihe mugenza mute murari amasezerano araseswa. Araseswa. Ikindi muri teko ndashaka kubabwira ibyahindutse. Mbere umugeni cyangwa umukwe bajyaga hari imbere bagafata kwibendera ry'igihugu bakazamura cy'iburyo maze barakarihera kuri indahiro. Bavuga njyewe runaka maze kumva icyo amategeko ateka bashyingiranywe nemeye nta gahato indahiro ntiyayiha. Atagira ubibeshya agafataho maze bakamufotora. Dore ibi byuma birabona n'amajwi ari gufata. Nta gufata ku ibendera ry'iki ry'igihugu. Umuntu urifataho ni umwe gusa executive w'iki w'umurenge, kuko we abarahira avuga ati igihe cyose barahije ntabwo n'iki. Ndumva byahindutse. Ikindi cyahindutse gucunga umutungo. Ubundi mu iteko twagenderaga rya 2016 yavugaga uburyo gucunga umutungo butatu: ivangamutungo rusange, kavanga byose, mukavanga ikositimu ya kabuna iva gusa, ibindi mukaba muvangura. Abyumvise. Uburyo bwa gatatu ni ivangamutungo muhahana, uburyo muvanga ibyo mushatse muri kumwe gusa. Ibyo washatse mbere akaba ari ibyawe, n'ibyo yashatse mbere akaba ari ibye. Iteko ryongeyeho ko n'andi masezerano mwagirana ku bushake bwanyu anyuranyije n'ibyo twumvise mu kanya. Ubwo rero ikindi uburyo gucunga umutungo byavugirwaga mu ruhame. Uyu munsi n'abaje gusinyira abageni babwira ko basubira bakabanza n'abavugana n'abageni. Ubwo ni ukuvuga ngo uburyo bahisemo nibo babuze. Nibo babuze ariko cyane kuko ntawe n'ubuvuge ngo n'uyu cyane muri bose bahisemo ivanga umutungo rusange. Bashije ngo ninde ariko bahisemo neza. Sibyo se? Bahisemo neza. Burya abantu bavanguye tukurisha ukuri nta rukundo bafitanye. Ugahaha n'undi agaha ukava kuwa kane ukazageza kuwa kane, n'undi agatangira akava kuwa kane akazageza ku wundi wa kane. Urumva abantu baba bakundanye baba bahuje. Ndagira ngo rero mbabwire bageni bacu za kirazira. Muri iteko y'umuryango hari kirazira ibariza izabaye rihangana ryakunze kuza mu kanwa. Umuce nyuma se nyine ni ukwirinda iki? Bayongere muri agasusu. Agasusu sedatifu bitewe n'akari kwa hasi mbizi. Ariko ubusambanyi buri mu itegeko. Kagira ngo mbabwire ufite uwagukunze mbere ugakundana, ariko uw'Imana yakwitiyemo ni uwo nguwo. Ntabwo umusore wabuze abandi bagukunda, ntabwo umukobwa wabuze abandi bagukunda, ariko amahitamo yawe wahisemo ni uwo nguwo. Wirinde irari, wirinde gusubiza amaso inyuma, ahubwo amaso yawe arebe uwo wakunze. Wirinde kuba nka wa mugore wa Loti, wa wundi bashatse guhunga bava muri Sodoma na Gomora, ariko umutima we usubira hehe? Inyuma. Yahindutse iki? Nawe nuki inyuma mugenzi wawe, urukiko ruzagukurikirana utandukanye n'iki na mugenzi wawe. Kwirinda iki? Gusambana. Icya kabiri ni uguta urugo nibura amezi 12 akurikiranye uwo mwashakanye atazi akuri. Kabone nubwo waje muri misiyo, kabone nubwo wagiye gushaka ibya mirenge utunga urugo, ntukagende uhishe mugenzi wawe, kuko igihe wamuhishe kuko azabifitemo inyungu azasaba ubutane. Kwirinda guta urugo nibura amezi 12 akurikiranye uwo mwashakanye atazi aho uherereye. Icya gatatu ni igihano cy'icyaha gisebeje.
igihano cy'icyaha gisebeje. Ibihano ni byinshi, ibyaha ni byinshi, ariko icyaha gisebeje ni ikihe? Urugero, uragiye mu itungo rya mugenzi wawe maze baragufashe, cya gihanga wawe kibaye wavuye kuri rya tungo ryaba ingurube cyangwa n'inka n'iki, barakigukoreye n'ikositimu yawe n'ishati y'umweru, maze amaraso agenda ashunga ari bushoboka, maze bakuvana inyama kumba bakuzenguruke ngo yiko maze usanze yose bakumenya. Icyo gihe umwe mu bafite inyungu ubona adashaka kuzitwa iryo zina ry'uwo mugabo cyangwa uwo mugore ashobora gusaba ubutane. Kwirinda igihano cy'icyaha gisebeje. Kane, kwanga gutanga itungo urugo. Iyo utanga itungo urugo ni umugabo, ni umugore, mo kubaza aba bageni, ninde muyobozi w'urugo? Aha, aho nacyo ni ikindi kibazo nzayikorera. David, ubona grâce umutwe wakora. Bivuze ngo mwese rero muri abayobozi b'iki? Muri abafatanya bikorwa muki? Muri abajanama b'iki? Bivuze ngo mwese muri abayobozi b'iki? Urugo. Ariko mu bayobozi ntaburamo uvuga ngo muti murita uyobora iki? Bivuze ngo utanga itungo urugo n'ubifite. Ntabwo bivuze ngo ni umugabo, ndetse umugabo atabifite, umugore abifite, ntabitanga. Urumva rero Itegeko rivuga ngo kwirinda kudatanga ibitunga urugo kandi ukabitanga ufite ubushobozi bwabyo. Ntawe uzakagira umuntu ugusaba gutanga itungo urugo ubushobozi udafite. Gusa umugabo bazahora bamubwira ngo buri gitondo tugomba kuba dufite. Muri iyo ngingo rero kwanga gutanga ibitunga urugo aba ari icyaha, kuko ufite ubushobozi bwo kubitanga ugomba kubitanga, kandi ntibisabwa ngo ni umugabo gusa, n'umugore ufite ubushobozi abitanga. Ugaka ka gatanu, kwirinda guhoza mugenzi wawe ku nkeke. Twibagize ko muri iyi minsi hari ingo nyinshi zifite amakimbirane. Umugabo ashobora kuhoza ku nkeke cyangwa umugore akaguhoza ku nkeke. Hakuze umuntu uri ukubwira yenda utabonye ubushobozi bwo gutunga urugo, ukumva arakubwiye ngo ni akagabo mu mapata, ngo ni ukubona ngo ni amagore, kandi wamushatse umuzi. Uzi nyirakanaka ngo baba bamuhaye intekerezo, wowe se nakwibanye. Ariko urumva utamubangamiye. Kwirinda guhoza mugenzi wawe ku nkeke. Burya rero guhoza mugenzi wawe ku nkeke, amakimbirane atangira kubera ibintu bitatu bikurikira mu rugo biba bituzuye. Icya mbere, ndashaka kubwira Janvier na Grace ngo bankurikire n'abandi mudukurikire. Burya urugo, gushaka urugo ni amashuri atarangira. Gushaka urugo ntabwo bazakubwira ngo uzabona diplome, ubona certificat, ukabona diplome ya secondaire, ukabona iya kaminuza, ukabona iya masters, iya doctora, ariko nawe uzabona diplome yo kuba yarashatse neza. Nuvuga ngo gushaka ni ishuri rihoraho, rigizwe n'ibintu bitatu bikurikira. Icya mbere ni icyizere cy'abashakanye. Ushatse umuntu akuze, mushakanye mukuze mufite imyaka 21 cyangwa muyirengeje, ntukahora uvuga ngo mbese nyirakana karihe, mbese mwamubonye yicaranye nande, mbese yanyuze hehe, uramuneka se umarira iki? Icya mbere, nigeze kubona aho nakoraga mu gataraga tugusezeranya, none twandika telefone z'umugabo nyurugo, ni icyo cyizere gike, ni ukumukeka amababa, ni ukumukeka icyo adakora. Ntabwo ari byiza rero, mugomba kugirana icyizere. Icya kabiri, kuko nari mbabwiye ngo ntaho
aho uzabona diplome yo gushaka nuko aba bana bagomba kwihanganira muri mwe mwese nta innocent nta marayika uri muri mwe nta n'umwe ariko igituma urugo rubaho rukaramba rugatera imbere abantu bakumvikana ni ukwihanganirana. Icya kabiri ni ukumenya mugenzi wawe ukamenya icyo akunda n'icyo yanga. Kumenya icyo akunda n'icyo yanga. Hari umugabo hari wavuze ngo kwirinda agasuzuguro. Ubwo nuvuga ngo agasuzuguro arakanga. Ngo agasuzuguro arakanga niba akanga rero mukakamugirira. Icya kabiri abagabo aho bava bakagera bafite icyo bakunda n'abagore aho bava bakagera bafite icyo bakunda. Umugabo wese ubaho akunda icyubahiro mu rugo. Murumva mwabageni mwe umugabo ava akagera akunda isuku mu rugo. Hari n'igihe ingo zisenyuka kubera umwanda wo mu rugo. Ariko uzi umugabo wagiye mu gitondo uko mwavuye mu cyumba nta gusasa yenda mufite n'agahinja kabisobyemo najya kuryama najya gukora inyuma akore hahandi yumve bitose agiye guke yumve arumva hariyo mugabo azanezerewe hariya bitazagira mu buriri. Ni ukuvuga ngo rero icyambere gikomeye umugabo akunda isuku. Nutamugirira isuku hari abandi biteguye kuyimuha. Umugabo wese akunda iki? Hari aho unyura ahantu wagera mu rugo ukabona mu mbuga umwana yitumyare amasahani araha ibyungu biraha ibyungu amasafuriya. Umugabo akaza ibyo by'umutekeye hari apeteri bugira. Umugabo hava akagera akunda iki? Kandi akunda icyubahiro. Ikindi akaba akenera no kubona icyo kurya ukakimuha ariko umuha keya nziza umwakira neza nubwo byaba ari ibiryo bidasobanutse bikamuhana neza biramunezeza. Mwumvise icyo abagabo bakunda icyubahiro, isuku no kumuha icyo kurya umunezerewe kandi ukakimuha nyufu. Icyo abagore bakunda rero icyo bahuriyeho n'abagabo ni icyubahiro. Umugore burya yubahirwa umugabo kandi anezezwa nuko umugabo yitwaye neza. Burya witwaye nabi umugore nawe yumva hari ikibazo mu mubiri we. Akunda iki? Icyubahiro. Ngaho mugiye yenda nko mu bukwe maze ugiye ufashe ukuboko ku rutugu rw'undi umugore wawe arahari. Ariko wumva uri kumunezeza, wumva uri kumutesha icyubahiro. Mugabo rero ikindi umugore akunda icyo bita surprise. Nubwo wazaniye ikaramu tisheri aka ni akantu nakuzaniye kandi kamvuye ku mutima, azanezerwa azumva ibyishimo hari aho bigeze. Ndabarekeye bakunda surprise. Ikindi bageni bacu namwe basore bacu, niba uzi ko utazabwira umugore wawe ngo sheri utangire kumwita sheri utazabikomeza. Urumva inama bahaye ntukamwite sheri uzi ko utazabikomeza. Aho ushatse waje kumbwira ngo haleluya kuzagaza inyama zasaza bikamunyura. Ariko n'umubwira ngo sheri amezi 3 agashira ukwa kane ngo haleluya asibazi haleluya iturutse azibazende ko rundi bagiye kwita sheri. Sheri tazagira mu busaza rukayitangire uri umusore. Hari amazina bagakunda kwita banezerewe. Iryo zina uzamwita
bitarigomeje azatangira kwibaza iki ubwo rero umugabo wawe umugore wawe iyo akunda ikintu ugomba kumenya akunda kandi baravuga ngo uwo mugabo n'umugore bagomba gutabarana bagomba gufashanya bagomba kuba indahemukiranye ariko icyo navugaga icya mbere ugomba kwihanganira ukabona icyizere no kwihanganira mugenzi wawe uko azaguhemukira azakosa atanabiteguye ariko nakosa azagusaba imbabazi nawe uzimuhe ukwihehe naho n'umubwira ngo byari niho bikoze uzaba ufite inzika kandi umugore n'umugabo ntibakwiye kugira niki iyo nzika yabaye niyo ni hahandi uhoza mugenzi wawe dusanze ibintu bibiri biyobora urugo kandi ugatuma urugo rubana amahoro rugatera n'imbere ni icyizere no kwihanganira icya gatatu ni ukwirinda kugira abajyanama babi uzi ko urugo rusemwa n'abarugenda hari mubizi abasaza ntimubizi abakecuru ntimubizi ibikorere ntimubizi nubwo umuntu ashobora kuza mu rugo iwawe ukibwira n'umugenzi wawe nawe ari gusesera ashaka gusengera iki rugo waba utanahari kumva ngo yageze mu rugo ngo yiriwe yicaye mu rugo kandi ari umugabo uwo mugabo uza kwicara mu rugo udahari abaje gushaka wa mugore wowe usiga urugo rwawe ukajya kwirirwa kuganira n'abandi bagore mu masaro yabo ushaka waba uzi icyo ukora ni ukuvuga ngo iyo ufite abajyanama babi baragusenya urareba nkamwe muracyari batoya uzajya kugisha inama umugore ufite imyaka hafi 45 yarabuze umuntu mubaza ngo mwiriwe ukamubwira uti ko umugabo wanjye amereye nabi azakubwira gutya ngo mureke boneka abagabo ubungubu ameze none se mugabo wozaye kugisha umugabo inama iwe hirwa amakimbirane uri kuwa kane bari mu rukiko ari kubona n'umugore we azakugira ihe nama ugati abagore mu minsi y'intaruka nuko bameze aho umujyanama w'ukuri wawe ni wa wundi nawe ubona ko yifashije mu rugo abana n'umugore neza cyangwa abana n'umugabo we icyo gihe bamugisha inama ariko umujyanama ukomeye kureba ku cya gatatu nashaka kubabwira ni Imana umujyanama ukomeye ninde ni Imana uvuga ngo ni wawe ufite icyizere ukagira kwihanganirana ukagira n'Imana akaba ari umujyanama ukomeye urugo rwawe rwaba rwiza ingo zanyu zayobogwe n'ibyuka n'ibyiza zayobogwe no kwizerana zayobogwe no kwihanganirana zayobogwe no kugira Imana akaba ari nyambere akaba ari umujyanama wawe ukomeye tugeze ku karero ka gatandatu ukaba kwinda guhoza mugenzi wawe ku nkeke kuko ibyo bintu iyo bifite bitatu ntabwo muhoza ku nkeke ariko iyo utabifite ugahora mu bajyanama babi ugahora mu bintu bitagira umumaro bivuze ngo urugo rwawe ruzatuma uhoza mugenzi wawe aka ka gatandatu ni ihohoterwa rishingiye ku gitsina ihohoterwa rishingiye ku gitsina rero abari hano bari kugira ngo mbese umugabo n'umugore bahohoterana bishingiye ku gitsina uraho wa mugabo uraho wa mugore uvuye mu murima ataranakaraba ataranarya n'undi ntarateka ataranahisha ngo muraho ngo byabiri yabitsinze kubera ko hari n'abandi ngaho rero nawe wa mama we uraho mu babyeyi umugabo yifitiye ibibazo bikomeye hari ibibazo avuyemo byinshi kandi dufite ibibazo abagabo byinshi haricara uranamugaburira ariko uzi kuri umugabo wanjye bya bindi burya umuhohote ukaza ntiyagatera nta nama mugiye kandi wajya ahandi ukabanza bapfukamanga
guhohotera mugenzi wawe ushingiye ku ki igitsina. Agapfa ka gatandatu karavuga ngo kumara nibura imyaka 2 mutabana ku bushake bwanyu. Icyo gihe mu myaka 2 ishize musaba atanya. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo bya bintu bitatu nababwiye ntabwo byabashije kubaho, mwizeranye, mwihanganiranye, mu rugo rwanyu Imana ntabwo mwakuze kugira ubujyanama ukomeye, noneho habayemo guhozanya ku nkeke. Icyo gihe mubona hari ikibazo musaba mwebwe ubwanyu muje inama muri ya nzu nini nziza mwose nziza, umwe akajya muri iki cyumba undi akajya muri iki cyumba, kandi mwese mumeze neza, mwarabyuka ngiyo imodoka ye maze mukavamo buri wese aje agiye, abandi bakirenga wa mugore n'umugabo bameze neza kera batazi ko murara. Iyo rero imyaka 2 ishize mutabana ku bushake bwanyu, mukabona nta mu ngeso mwapfuye nta wifuje guhinduka, icyo gihe musaba urukiko ko bigenza bite butandukanye. Agaka ka 8 k'iri tegeko, mutabana mu gihe kirenze amezi 12 akurikirana uhereye igihe habereye ishyingirwa nta mpamvu z'ishingiro. Bivuze ngo mubana mu cyumba ariko nta kundi ngo mbese bimeze bite, gusa ndimo kubyumva, kandi nta mpapuro zo kwa muganga ubihereye uburenganzira mufite zigaragaza ko umwe mwarwaye. Ya mezi 12 ashize rero nta gikorwa, nta undi ngo bimeze bite, nta muryama mbese uko mushakiye. Icyo gihe umwe mu bafitemo inyungu asaba aba bageni baranga bari imbere yacu, ugasanga nta kizatuma umuntu gukora inguzanyo, ugasanga nta busambanyi buzima, ntabwo bazaca ingo zabo amezi 12 akurikirana umwaka azavuga ahereye, ugasanga nta gihano cy'icyaha gisebya bazakora, ugasanga batazahuzanya ku nkeke, ugasanga ntawe uzahore kubigisha, kandi mugire ibihe byiza. Murakoze cyane. Muraza kwihangana rero kuko mantiranga mbere mu ifaze ya Juve hari aho bari bagiye, ariko mu kanya hari umuhango ngenda akora. Amategeko turayigisha ariko ntiturahize, ubwo murihangana mutegereze, ambwiye ko agiye kuza mu kanya. Sibyo? Turi kumwe rero, kamuhamagara rivuga. Nanone urasanga nta hantu bijya gutandukanya cyane, nanone niba byaratumye mukundana, niba muba mwarakundanye imyaka 2 se igihe runaka, hari ibyo muba mwaremeranije, hari ibyo muba mwaravuganye, buri wese ibyo ari byo byose aba azi imico y'umwe mu bo bagiye gushyingirana, akaba wenda yaranamubwiye ikimushimisha ndetse n'icyo yanga. Ibyo ari byo byose umuntu yakubwiye icyo yanga, ntabwo kwikubitira umaze kurushinga ari cyo umukorera, gerageza kumukorera icyo akunda, kuko nawe aba yarakubwiye ikimunezeza. Nizere ko twese tuba dushinzwe urugo kugira ngo rube rwiza, rube urugo rurangwa n'urukundo, urugo rutuje, urugo rw'abantu bunze ubumwe, abantu bashyira hamwe. Urwo ni urugo rwiza, kandi ni narwo ruba twifuza ko abashyingiranywe baba mu mahoro. Rero niyo mpamvu nabwiye ko ntari bubitindeho, igihe muba mwarakundanye kiba gihagije. Uyu munsi nubwo wenda tuba tunabivuga naritindaho, n'ubundi nta gishobora gusibya urukundo rwanyu kuri uyu munsi, wenda kubera
muziranye bihagije. Reka rero ntabatindiye dutangirane n'umuhango nyirizina duhamagariza yikorera Janvier